Reka tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza my people wowe umeze neza wibuke gushimira Imana ndetse nawe utameze neza wibuke kwiragiza Imana kubera yuko Imana niyo mugenga w'ibintu byose tubona hano ku isi. Mbasuhuza nabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Nitwa Bikorimana Bernard, nguhaye ikaze hano kuri YouTube channel ya Bernard TV. Muhanyarukire, hariho filime nziza ziri gucaho zifite impanuro, zifite impuguro ndetse n'ibitekerezo byiza. Icyo tubifuriza ni kimwe, no kugira ishya n'ihirwe mu byo mukora byose, kandi Nyagasani Imana akomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Ibyo mukora byose, ibyo mugerageje gushiraho amaboko yanyu yose, turifuza yuko Uwiteka abihira kugira ngo mubashe kubibonamo inyungu. Yes, niba wifuza gukina filime, ukaba uri umwanditsi, ukaba ufite ibitekerezo wifuza kuduha cyangwa se inyunganizi cyangwa se inama, tuvugishe kuri 0713131104 cyangwa se 0791602780. Aho ngaho nuhahamagaraho hariho ubufasha, hariho inama, hariho ubujyanama, dushobora kugufasha for free. Icyo twifuza no gukuza impano z'abantu, kandi tukabafasha, tugafashanya kugira ngo turusheho gushakira hamwe icyatuma dutera imbere, ndetse natwe ku giti cyacu tugashobora kugira gute kwiteza imbere. Mukomeze mukore subscribe, mukore share, muduhe ibitekerezo. Nanifuriza abantu mwese mwakoze subscribe Imana ibahe umugisha mwinshi utagabanyije, ibahe umugisha mwinshi kandi mwinshi cyane. Abantu mwakoze subscribe, muri abantu bagaciro mu buzima bwanjye, muri abantu bari très course kuri njyewe, muri abagaciro cyane, muri abagaciro, muri ab'ingenzi. Nabona uburyo mbivuga, ariko ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Turifuza rero kujya dutanga ibiganiro, turifuza kujya dukora ibintu byinshi kandi bitandukanye. Wowe ufite impano, nimero twayikubwiye, ni karibu. Amarembo arakinguye kugira ngo uze ugaragaze impano yawe, utwereke icyo ushoboye. Aho uri hose mu bice by'isi, twiteguye kugufasha kandi ku buntu. Rero Imana ibahe umugisha. Ariko by'umwihariko ndashimira abantu mwese mumaze gukora subscribe kuri Bernard TV. Namwe mugikomeje gukora subscribe, Imana ibahe umugisha. Muri abantu bagaciro gakomeye. Nge ntabwo nabona ukuntu mbashimira, ariko hari ikiganiro tugiye gutangira mu minsi mikeya cyitwa ukuri kuzuye. Iki kiganiro turifuza ko abantu mutangira kugikurikira, kuko mu minsi mikeya turaje tubagezeho video. Ni ikiganiro kizajya gicamo amagambo y'ubwenge, impuguro, ubuhamya kuri k'ubuzima bwacu. Ni ikiganiro kizaba kiryoheye amatwi ndetse kinogeye ijisho kuri buri muntu uwo ari we wese uzashobora kugikurikira. So rero reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, kandi mukomeze haha muronke. Abari mu modoka turabifuriza yuko mwashika amahoro, bari kugenda n'amaguru namwe Imana ibashoboze gushika amahoro mu ngo zanyu zitandukanye, kandi abantu mwese muri mu bice bitandukanye mukomeze kugira ibihe byiza. Peace and love ku bantu mwese, ndabakunda.